nongeye kuguha ikaze wowe ukomeza kugenda ukurikirana ya YouTube channel yanyu amasaha 24 kuri 24. Kugira ngo rero ni kakanya tuba tugiye kuganira aho nyine kuri za nkuru ziba zirimo zagenda zitradinga hano hanze muri no si y'imyidagaduro, isi ya politics, isi ya music, isi y'ibyishimo ndetse n'imibabaro, isi yo kurwana ndetse no gukina no kuba boss, gupfa ndetse no kubaho. Nuko iyi si ibimeze rero kugira ngo kakanya tuba tugiye kwanaliza nyine amakuru ku mastar noneho kugira ngo uyu munsi noneho turi ku Burundi n'u Rwanda nyuma yuko hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'u Rwanda hatarimo umubano mwiza kandi ku mpamvu yazanye na Ndayishimiye cyangwa se perezida w'u Burundi. Haba hagize gutya nyine hakavuka kesi nanone ikomeye cyane hagati y'abanyarwanda nyine n'abarundi. Gusa noneho ibyabaye uyu munsi ni ku musore Nyakiso, inkuru ibabaje cyane cyane nyine ku bafana b'abanyarwanda muri rusange bafana Nyakiso. No kuvuga ngo Nyakiso tariki 30 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2024 uyu musore Nyakiso yafashe amafaranga menshi cyane ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2024 ayashora muri Target cyangwa se muri show yari kubera Bujumbura mu mujyi mukuru w'u Burundi. Na amafaranga agera muri miliyoni 35 z'amafaranga y'u Rwanda. Arimo arategura show cyangwa se ikintu kitwa ikirori yari kuzatumiramo abastar bamwe na bamwe bakora comedy, abaririmbyi, harimo bita Papa Cyangwe bari kuzajyana, harimo bita Kenson ndetse ari Wez na Juno Kizigenza. Ni show yari yateguwe na Nyakiso ubwe, akaba ari kujyana na Merci muramuzi muri Chinese comedy, harimo bita Umushumba muramuzi Seka nawe, harimo bita Joshua, harimo bita Zaba n'abakomedian bari kuzajyana mu Burundi, utibagiwe Dr. Nsarukirama ndetse na Mitsutsu hamwe na Regis. Abo ngabo rero bari kuzamukana mu gihugu cy'u Burundi bagiye gukora yo show yateguwe na Nyakiso ku itariki 30 z'uku kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2024. Urumva ko n'umwaka nyine turimo turinjiramo neza, urumva turacyari mu kwa mbere, ariko rero nakubwira ngo n'umwaka utangiye nabi muba muri bamwe na bamwe haba mu star haba muri politique, uko uno mwaka barebye nabi hazavuka ikintu cyitwa intambara kandi ikomeye cyane hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi ndetse hamwe n'igihugu cya Congo, kubera ko umubano wabo urabarirwa ku ntoki. Iyo mpamvu yonyine yuko umubano w'u Rwanda rero n'u Burundi utarasubira mu mahoro cyangwa se utarumvikana ngo ube wasubira mu buryo nk'uko byari bisanzwe ibihugu abaturage bagendanirana, cyane ko bavuga ururimi rujya gusa. Kuva rero bahazamo agatotsi bakaba batarumvikana nk'uko nari bikubwiye habanje, biri mu mpamvu nyine byatumye bihombya Nyakiso amafaranga angana nka miliyoni 35 nakubwiye yashoye mu Target kuzabera Bujumbura, kubera ko perezida Ndayishimiye yamaze guhagarika iyo Target niba atari y'abarundi kandi nabo gusa nta munyarwanda uzaba uyirimo, niba atari y'abarundi ari y'abanyarwanda bayihagarike ibintu bigera iza mu gihugu cy'u Burundi. Byakiriwe na bamwe mu Burundi bikabashimisha, abandi bikababaza kuko nta bantu bose baba bameze kimwe cyangwa batekereza kimwe. Ngayo nguko avuga ko mu gihe u Rwanda rutaratanga iyo gutabara cyangwa se abarwanyi bari gutabara bucumbikiye ngo hagati y'ibano nako hagati y'ibihugu byombi umubano uzaba
rwose umeze nabi, haba mu bayobozi ndetse no mu baturage. ubwo urumva rero igihugu cy'u Burundi kuba cyashinja igihugu cy'u Rwanda ko gicumbikiye abarwanyi bari dutabara bateye cyangwa se bateje intambara mu mwaka wa 2015 bashaka guhirika ubutegetsi bwari buriho. Burundi bwahise bwishyiramo ko u Rwanda aribwo rwabacumbikiye nk'uko byavuzwe na perezida wabo Ndashimye, ndetse bavuze ko nta n'ibiganiro cyangwa se nta n'umubano uzigira uba hagati y'ibihugu bibiri, mu gihe u Rwanda rubikije iyo gutabara imbaraga ukayiha intwaro, ibyo kurya ndetse n'aho gutura. Bavuga ko u Burundi butazigera rwose bwumvikana cyangwa se bucisha bugufi mu bwumvikane n'igihugu cy'u Rwanda. Ngayo nguko rero tuvuga ngo tunakomeje Nyagiso wabihombeyemo miliyoni yiwe yari yashoye kuko yabanje kuzishobora. Uko ibitaramo bimeze ubundi ushora mbere urimo urategura igitaramo kizaba runaka, avuga ko yagiteganyagamo inyungu zijya nko muri 5 n'amafaranga y'u Rwanda ari kuzakura muri icyo kirori arimo ategura. Nkubwira ngo rero nawe ndagushimiye ko twabanye, Imana ikomeze kugenda ikurinda iguha ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima, ikomeze kukurindira abantu. Kugira ngo rero nugenda udakanda subscribe kugira ngo ukomeze urye isi ndetse na show, Imana ikomeze kugenda ikurinda gake gake.